urumva ubana n'umuntu aho ntugakore iryo kosa reka nkubwire niba unabiteganya reka nkubwire ukuntu bimeze ubana n'umuntu wamuhaye uko mugomba kubana tuvuge nimba wenda ari icyo cyumba utakobye inzu ikanuka kubera we hari igihe yaba ari umugabo wawe noneho haba ari ibintu bindi numva mwakubitaniye ku kantu ntushaka ko kajya hanze rero ukuntu wa muntu udashobotse ngewe cyane cyane akuremerera iyo ari umuntu uri mu rugo rwawe tugarutse gato kureka ka kantu mbere na mbere ka mabukwe ariko byibura ko byumva byibura shyiramo inyoroshyo ndi kumva wahise ushyiramo ingufuri hari abantu batubwiriza ingo kandi zitakabiye ugasanga hari ibintu abantu batumvikanyeho nk'abantu nyine abantu bawe ba hafi iyo hari nk'ikintu mutumvikanyeho mubikemura muti nk'urugero ukajya ukabona wenda amukubise ahantu wenda hadasobanutse cyangwa se kwa kundi ahubuka akubita ugasanga arapfuye da ubu nkawe dushwanye ntabwo byasaba ngo ni ibintu ngo wanjugunye uvuga wa muntu wawe udashobora gutakaza yego hari umuntu utapfa kwemera ikosa tubazi barahari cyane akidefanda kandi mwamara gutandukana umutima ukamukomanga hari ukuntu yitekerezaho ntasabe imbabazi ngo aze avuga ngo mbabarira hari abantu batazi ijambo mbabarira njyewe reka kugira ngo bishire kantera intambwe ntangire mwerere imbuto niba yarazi ko namugiye kure ntangire muvugishe mpamagare kuri telefone mwegere ibyo bintu bibaho nyoko ni nyoko ntawe wamushyira muramu wawe ufata ko umuvandimwe wanjye yishyire he ugasanga abantu ngo bashwanye ngo na muramu we ntabwo namufata nk'aho nk'umuntu tubana nk'aho tutabana ariko muramu wawe wabishobora uwo muvandimwe wawe cyangwa se umudamu wawe cyangwa se umugabo wawe ntamutse ari ikibazo kuri wowe ubana nawe ute bakubise umusinzi wundi muri karitsiye ati wundi wawe yego ukajya wakumva umuntu akomanze ati ni ukanambara ukajya kureba ko atari tugiye kubaha ikaze bantu mudukunda kandi bacu murimo muraduha inkunga ikomeye cyane ya subscribe mugakora na like mukanatureba muraba agaciro kuri twebwe hari ibintu bimaze iminsi myinshi navuga ndetse imyaka myinshi tumaze igihe kinini tubona ukajya ukabona nko kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo ugasanga hari ibintu abantu batumvikanyeho nk'abantu nyine abantu bawe ba hafi iyo hari nk'ikintu mutumvikanyeho mubikemura muti nk'urugero nk'ibintu tubona kuri social media ukabona umugore cyangwa umugabo hari ibintu atumvikanyeho n'umufasha we ukajya ukabona wenda amukubise ahantu wenda hadasobanutse cyangwa se kwa kundi ahubuka akubita ugasanga arapfuye da kubera ko akubise mu jisho ugasanga arapfuye cyangwa se ukaba uri nk'umuvandimwe wawe yagize ibintu mutumvikanyeho mukaba mwatongana mugashyirana hanze abantu bagahurura se biriya bintu mubibona mute ese ubundi abo bantu bacu dukwiye kubabanira dute aderi ubundi abantu bacu ba hafi wa muntu wawe hafi wumva ko ari uwo hafi umugabo wawe se nyoko mukwe se umuvandimwe wawe se uwo muntu tuba dukwiye kumubanira dute iyo turamutse tugiranye wenda ibibazo rero tubikemura dute umuntu wa hafi ni benshi abantu ba hafi iyo uvuze umuntu wa hafi usanga harimo abavandimwe hariho abakazini bawe hariho abana bawe hariho umugabo wawe ni benshi kwa nyokobukwe kwa soko
yego ako ni kuko no kasoko bari famiye imwe ubwo ni famiye washatsemo n'iyawe yego abo bantu burya baba bari close cyane cyangwa se ni inshuti yawe magara ko nta n'umuntu wa hafi ubu nkawe dushwanye ntabwo byasaba ngo ni ibintu ngo wanjugunye vuga wa muntu wawe udashobora gutakaza yego kandi ushaka ko umubano wanyu ukomeza niyo ukuntu mbifata mbere na mbere iyo ugiye gukemura ikibazo gushwana bibaho biranasanzwe wihubuka gufata umwanzuro kandi gufata umwanzuro uhubutse ibyo bigutera gufata umwanzuro mubi ariko umuntu umuhuriranye ku kintu mutari kumvikanaho ni umugabo wawe ni umuvandimwe undi muntu w'inshuti wa hafi utari bureke kuko hari umuntu uhura nawe mu kibazo runaka avuga ati amushyire ku ruhande mureke birangire bigakunda ariko hari umuntu ubona kurekura harimo risike ndende icyo gihe urabanza ugatuza utekereza neza amara gutekereza neza ukamwegera umuganiriza mbwira ati burya nubwo wakoze ibi n'ibi ngiye byambabaje ukabanza ukumva ko ari bugutega amatwi ushobora gutekereza kuri bubimubwire akagusaba imbabazi birashoboka ko bibaho ntazi gusaba ahubwo akakurusha uburakari iyo bimeze gutyo niba ari umuvandimwe wawe akaba akubwiye nabi banza wongere utuze kuko ushobora kubona azanye ubwo burakari ati kumbe ati ubundi se nabikubwiriraga iki ko nari nzi yuko ari kuri nsubize uramwihorera ugere umuhigi burya hari umuntu utapfa kwemera ikosa tubazi barahari cyane akidefanda kandi mwamara gutandukana umutima ukamukomanga urasa urabakomanga ngira ngo ntubakomanga oya urabakomanga ukamubwira ati umuntu waramukoshereje nabanye n'abantu bishaje waramukoshereje icyongeyeho niwe uje kugusaba kugira ngo mukemure ikibazo akareba reaction yakoresheje hari ukuntu yitekerezaho ntasabe imbabazi ngo azavuga ngo mbabarira hari abantu batazi ijambo mbabarira ijambo mbabarira rikomeye kuruta ibintu byose bibaho noneho akavuga ati njyewe reka kugira ngo bishire kantera intambwe ntangire mwerere imbuto niba yarazi ko namugiye kure ntangire muvugishe mpamagare kuri telefone mwegere ibyo bintu bibaho ikindi gishoboka hari igihe gukorera ikosa ukumva kugenda mu mwicaro imbere ni ibintu bidashoboka reba wa muntu uzi yumva n'ubundi wa hafi niyo ari inshuti yawe reba indi nshuti mumuhuriyeho nkuko nagukorera ikosa ukagenda ukabibwira Jessica ukabimutekerereza uko byagenze uko twagonganye Jessica nawe arahita akubwira noneho rero reka tumuhamagare twicare tumubwire ntabizi neza ko byanze bikunze atatunanira ushobora kuba wowe yakubwiranye uburakari bitewe n'uko mwashwanye cyangwa mwagonganiye ku kantu mugaterana amagambo ariko njye ninzamo cyangwa se ngende musangwe ndi njyenyine muganirize ndebe ukuntu bigenda hari igihe yaba ari umugabo wawe noneho haba ari ibintu bindi numva mwakurutaniye ku kantu ntushaka ko kajya hanze mbere ni ukumuganiriza ukabimubwira ariko ukabanza ukareka agatuza niba ari uburakari bugashira noneho mukicara mukajya ariko abantu batandukanye karagiteri ubundi njyewe urugero ntabwo nzi kureka ngo umuntu ngo abanze yibagirwe oya ahubwo tubivuge turakaye umbwire nabi ariko bishire ne kubika ibintu ubwo birangiye uyu munsi biba birangiye
ntabwo ugomba n'ubigaruka gusubira inyuma ariko nyine niba nkoreye ikosa ngenda ashaka ngo niba arikoze ubwo urugero ararikoze ntituri kumwe igihe turi buhure nta bindi tugomba kuvugana utarabona uwo mwanya mu maso uhita umubwira kumusuhuza niba turi mu nzira ubwo ntabwo tugomba kubikemurira mu nzira ariko nitugera mu rugo turicara mbere ya byose mbwira ukuntu byagenze gushyira ubwire nuko nabyumvise ubwire nuko byambabaje uburemere icyo kintu cyaba gifite ukuntu cyane urahita umubwira uwo mwana ndamubwira njyewe nyine atanyumvise ako kanya uramwihorera ukababara urabyumva uba uri kwitonganya wikubita ibiki urabizi byane we ntarinda aransuzugura ibiki ukavuga ibyo ushaka kuko tugomba kugaragaza amarangamutima yawe mbere na mbere ugahishe ko ubabaye kandi ubabaye kuko ibyo bintu nibyo byica bimugaragarize ko ubabaye nawe abibona wa muntu utakumva ko ubabaye nyine bimugaragarize wowe icyo ushinzwe ni ukugaragaza ibyawe none se hariho abantu ushobora kumugaragariza ko ubabaye akaba aribyo byamushimisha ahubwo reka nkubwiye tuvuze umuntu wa hafi ariko no muri abo hafi muri abo bantu ba hafi rero barimo kugira ngo were imbuto uzamugaragariza amarangamutima n'uyamuhisha uzaba umubereye indyari hari abantu ubona atari ngombwa kugaragariza umubabaro wawe ari umuntu wundi wakwereka ubabaye ntibigire icyo bitanga ariko wamwereka ko nta kibazo kibaye kirenze akamenya ibyo bitanga amahoro dutangiye tuvuga batanze nk'urugero abaye ari nk'umugabo wawe ariko umugabo wawe wambwira gute ko yishimira kubabaye ntabwo bibaho burya ashobora gukora ikosa mwaba mugeze ku yindi levo itari iyo gukemura itari iyo kugira ngo ubwanyu ukemure icyo kibazo haba abantu muri kamere yabo sinzi umuco sinzi nimba ari iki ariko uburyo yumva yicaye kubona umuntu ababaye kandi arimo bana nacyo kumukora kindi wakora murabana umuntu mubana mu kenshi ku buryo uzajya asa no kumuregera n'umuvandimwe we ryose icyo gihe kugisubira kiragora uretse ari nk'umuvandimwe nibyo twahereyeho tuvuga ngo mubikemura mute ushobora gusanga wenda iyo wabijyanye mu bavandimwe nabyo bibindi kesi bikaba ikindi kibazo aba ashaka ko biguma muri mwebwe mubikemure uwababi wabigenza ngo nyine waba warapfuye uhagaze oya njye numva ukomeza kumirwa ni ukuntu ugenda ugacukura akobo ibintu runaka bikubabaye cyangwa bicukura akobo ugenda ubibwira kuko numva kaba karagowe wasanga karipfuye none se igihe numva biterwa nuko uwo muntu mubanye ameze imico ye uko wabanye nawe uko umuzi nibwo numva wamenya ubuzi bukemura icyo kibazo kavuga uyu muntu ateye gutya ameze gutya noneho imbigenje gutya na gutya na gutya iki nibwo cyakemuka kuruta uko wavuga ngo hariho umuntu urakariraho hariho umuntu urakara bigatinda hariho umuntu urakara ntabikwereke ni amoko y'abantu menshi atandukanye n'ibyo gusa ni bikeya bafite buri muntu agiye ateye hari n'abarakara bagakora reaction agakora ikubita ugashiduka umuntu yagukubise rero numva umuntu yakemura ikibazo bijyanye n'uwo muntu ukatiye bijyanye n'uko ateye ko ubona uwo muntu mugiranye ikibazo ameze nakicaza se tukabivugamo umuntu nakegera Derine se nkabibwira Derine tukamwegera umuntu se ntacyo ceka singira ikintu nyine biterwa na hoteli uwo muntu kwimeza none murabona abantu bo muri iyi minsi uburyo tumeze nanjye nishyiremo gutuza ibintu tukabiha igihe tuvuga wenda ni nk'umuntu Adeline yabikomojeho ati mubwiye nimbona ari inshuro ya mbere mbona atameze neza ndaceceka sibyo inshuro ya kabiri ndaceceka hano muri iyi minsi uburyo tumeze ntabwo dushoboye guceceka duhutiraho
ushobora kuba wagiranye ikibazo, urugero wenda nashyigiranye na mawe, ni umuntu nanjye ndi umuntu dushobora kukigirana, ibyo nkifata nkabwira uwo twashakanye ati none uriya abanyoko wakubyaye cyangwa wisanze uriyo yarakureze, kandi mu by'ukuri umwana ari siri yuko uriya ari we nyine umukozi ahadakoreka. oya no kumubwira amagambo mabi kuri mama we ntabwo nabyo. Umugabo wawe akubwiye ngo mama wawe byamera gute igihe byabapaya bamurera sonza yirari bugorohera, ntabwo dushoboye guceceka b'iyi minsi turivugira no zakize umuntu uceceka cyane. uwo muntu yakora gusa hari abantu baceceka kubera hari baceceka mu bwenge akavuga ati uyu muntu ndamuzi, nimwegera arahubukana ijambo ribi ryongere ku byo n'ubundi twapfaga. Reka mureke mbireke njyewe nishakiyemo kugira ngo bishire. Hamwe n'igihe hari igihe azaza akanyegera akambwira tubirangize, cyangwa nabireka nanjye twasimbuka etape twikomereye. Urumva hari abantu mu buzima dutunze tuzi ariko bameze ko kubabaza ibisanzwe tubafite, bashobora gukora ikintu kumva nta ntego yakora neza ahubwo akaba ari buri gutunga. rero n'uwo muntu rero ntanakubabaza. Umuntu ukubabaza rero n'uyu wa muntu uzi ko n'ubundi agukore mubana mu byiza, nta biba mwagongana, ntabwo ari buri gihe, siko ateye, ahubwo kubona umuntu ukuntu utamutekerezaga b'ibyo bintu bibaza ari byo kenshi bibabaza. none ubwo kuba namubwira mputiyeho gutyo yuko wenda nyina yambabaje nkabimubwira seri purase bishobora kutamutungura bitewe n'uko asamuzi cyangwa se n'uko azwi mama amuzi. hari igihe amubwira ati sheri mama niko ameze. Niba yaje mama akakubwira nawe hari baba mama baza gutanga amategeko mu ngo z'abantu, ukabona araje uyu mwana ko mbona asa gutya, ese ubundi uyu mwana muramugaburira, ese ugatangira n'ukamwiyesikiza uyu mwana yanze ibiryo, hari abana banga kurya ko yanze oshya ko nawe uri umugore umwana yanga kurya gute, nagiye mumenya kurera kubabaza ntushobore kumusubiza, akagenda akabwira umugabo araje mama wawe aze kumbwira ngo ndi umugore mubi wasinze kurera ibintu byinshi. Urumva ashobora kuvuga ati tubageze hari bahageje akakubwira ati ibyo ntibikubabaze mama niko ameze buriya ntibikurakaze, kandi wa mugari neza ukabona mama waraje nta kibazo byarangiye, ntanazi ko ibyo bintu wabivuze, arakuganirije arasetse bisanzwe. Urumva wakubwiye nk'umubyeyi aragukewe na mama wawe yabikubwira reka cyane yabikubwiye, ariko kuko abaye nyina wundi nibwo ukabihereza mbere na mbere. Uwo muntu ubanza kugira ngo bitagukomeretsa cyane, banza umugire uwawe nyirizina. yego uvuga ati ni mama ntaho namushyira, nta n'icyo nakora, nyoko ni nyoko ntaho wamushyira, muramu wawe ufata ko umuvandimwe wanjye wishyire he. ugasanga abantu ngo bashwanye ngo na muramu we ngo fanza ntakagaruke mu rugo, urumva nk'abafite abatoya babayo, ugasanga ngo yagiye barazangwa agakaraba ntakoropa dushe, barazangwa agaterera imyenda bakabitura stati ngo kumbi ngo kwanza ngo ntakagaruke muri uru rugo, ubwo agafata telefone uzi Beni reka nkubwire uzi wa mungu uba hano murumuna w'umugabo wanjye sha yambabaje, uzi yuko agenda adakoropye n'icyumba abamo yangize umukozi we herererere bikabaye inzida burashwanye. We yabikoze ntabwo ashaka kukubabaza, nta kibazo yifite, nawe buka umusaza wawe byajya akora. Umusaza wawe guhamagara se urabyibona, uramubwira ati harya ukamufungira
yisanzuye kumubwira ati niba umwita bofre niba umwita kade niba umwita twa tuzina kuko bajya bita baramubaho ngira uyu munsi uragikoropa ikibyumva ngo biri undi utashyira umuhanda ukamubwiza noneho nagusuzugura nakubwira ati bikore ibyo ngibyo ntabwo bindeba nagusuzugura genda ubwira umugabo ati njyewe naramubwiye bishoboka nabonye yansuzuguye sinzi impamvu uzamuganirize umwumve abanza ukabyoroshya kugira umugabo adatangira ati umaze kumuhaga utangiye ukangova ntiwari igihe umugabo abyakira uburyo ki utari cyane rwose umugabo ndabizi azamuganiriza cyangwa se amubwira ati umva jya wikorera isuku cyangwa kugira atamenya ko wamureze buriya hari ukuntu aba umugabo azi kuguhuza nabi wabo kugira ngo mutagongana ngo akavuga ati ariko ubundi ndi ujye gukorera isuku akanamubaza abari aho n'umukozi ahari ntujye umukorera isuku n'umukozi akavuga ati rero uyu munsi ajya ahikorera nturi umusore kwimesera ntiwakwimesera gusa njyewe ndi umusore sinimeseraga n'icyo akamubwira ubona ikibazo kirangiye kidafashe indi ntera ariko nanone hari abantu baba batanashobotse abantu baba batanashobotse tubwiye uwo muntu udashobotse mutubwire wamurega bikanga wamubwira akagusuzugura ubwire wamuvaho wamutunga nk'umuntu utagira icyo amaze mu buzima bwawe wamutunga nkaho umuntu muzajya muhurira mu birori bite ukagenda kandi izo famiye ziba uko nabigenza wenda tugarutse gato kuri ka kantu mbere na mbere ka mabukwe ikintu cyo natekerezaga twakoresheje yarangaje wenda nk'umugore abwira umugabo we daboro mbere na mbere iyo yarangaje abwira umugabo we amakosa ya nyina ntekereza ko itamuryohera mbere ashobora kuba yakoze ibintu bibi ariko uburyo yakoresheje abwira umuhungu we ko mama we yakosheje buriya ntabwo namupreshe hari uburyo bwiza wavugamo uvuga ikosa ry'umuntu ariko nawe ukimuha ka gaciro ke sibyo ariko ntekereza ko hariya wabivuga gute tuvuga nk'urugero nka kuriya nyine yamukoshereje si ngombwa ngo agenda amubwira turi ubundi abanyoko ubundi yarakubyaye ako kantu umwana arwanya imico myiza umuntu ufite imico myiza wenda aranamubanira nta hantu buri icyo yihuye n'iya mama we gusa kugira ngo ariko rero mama yambabaje sibyo wenda bose mushaka kuba mubita ba mama wanjye papa uwo twashakanye amwita mama ashaka kumubwira ati mama wuye ati mama wawe byagenze bite icyo gihe uvuga uko byagenze ariko utatangiye nk'ishinzi sibyo mumbabarire kuvuga gutyo kuko siko bivugwa mu kinyarwanda inshinzi ntabwo ari ugutukana inshinzi nyine umuntu ufite inshingano utatangiye nk'umuntu nyine udafite umuco nkabivuge gutyo udafite umuco wabijyana gutyo kandi mesaje yawe yakumvikana kandi ugasigara uri wa muntu n'ubundi utakomerekeje umutima w'umugabo wawe yego byaba byiza kurutaho rero ukuntu wa muntu udashobotse ngewe cyane cyane akuremerera iyo ari umuntu uri mu rugo rwawe mubana umunsi ku munsi iyo ari umuntu mutabana umunsi ku munsi ushobora kwihangana bigakunda kuko abatahirirwa muba mudasangira mutabana mutari buhure inshuro nyinshi yego ariko ngewe tubana namera nk'aho tutabana namera nk'aho tutabana ako kantu karatanga baze kubana n'umuntu mukaba ako kantu namera nk'aho tutabana gusa waba ubyiza ubundi mumenyereye ko mvugira ubwo ntiwabayiza ko kageto ubundi ubwo mbihishe ngo ni abantu babiri babaye kara batandukanye oya
kamera nkaho tutabana sibyo nimba ari shambure ye umva banza unyumve soze urumva ubana n'umuntu aho ntugakore iryo kosa reka nkubwire niba unabiteganya reka nkubwire ukuntu bimeze ubana n'umuntu wamuhaye uko mugomba kubana tuvuge nimba wenda ari icyo cyumba utakobye inzu ikanuka kubera we waramubwiye inshuro ya mbere arakunanira iya kabiri arakunanira ngo umwicaje nka musaza wawe cyangwa urumuna wawe mubana mu rugo umuteje musaza we cyangwa mukuru we umubwije ukuri hagati yanyu mwembi nta n'abandi bantu bamuteje imyaka 3 igashira 2 igashira wa muntu mwanzi guhinduka kandi ukabona nturi bumusohore ntahandi afiteho kujya kuri uwo muntu ntabwo uri bumwiruka ese murumuna wawe wabigenza na murumuna wawe nturi bumwirukane ndabivuga muri rusange yaba ari na murumuna wanjye nk'uko namubwira mukabana nkaho umwe yinjira undi asohoka ndamutse mfite ubushobozi namushyirira akazi ke hanze nkajya nteka nkamugaburira ukamwishyurira ufite ubwo bushobozi namwishyurira iyo geto nkamumenyera ibyo kurya ariko ntabwo ufite n'ubundi ntibyambuza kubana nawe nshobora kuba afite inzu yo hanze nayimushyiramo akagira n'urufunguzo biragaragara none naba njye ariko byibura uko byumva shyiramo inyoroshyo ndi kumva wahise ushyiramo ingufuri hari abantu batubwiriza imbuga kandi zitakabiye wabikora njye numva urumuna wanjye kuko nka murumuna wanjye ntabwo yananira ashobora kukunanira mbese ntabwo dufite bananira uburyo asananira ntabwo namufata nk'aho nk'umuntu tubana nk'aho tutabana ariko murumuna wawe wabishobora yego ko utazi ahubwo abantu bananiranye mani baba urahangana ukamwigisha kugeza cya gihe ubona ko amenya byananga kwihangana niho kwihanganira ahubwo nanjye ibyo uvuze nibyo umufata nk'umuntu urwaye none se reka mubaze hari igihe niba ari uwo mwanda reka nkubwire niba ari uwo mwanda ubwira umukozi ujyana abantu wihanganirwa hari umuntu ujya kubona ukabona ari ingeso zitihanganirwa uburaya wajya kubona ukabona ibusinzi ibyo byose byajemo mu by'ukuri ubigi wabigenza reka nkubwire saa cyenda z'ijoro urakingura urugo rw'umugabo wawe cyane none se ntaba abizi ko uwo muntu ataha ahubwo ikintu kibi gihari niba ufite ari nka murumuna wawe niba ufite nka murumuna wawe kosa rihari ni ukubihisha umugabo wawe ko afite izo karagiteri mubiganiraho abibonye bimutunguye ariko yazi ko bimeze agenda abimuhisha ntaba abibona ko wadufunguza saa munani ababibona umugabo ashobora kukubwira ati ntabwo imyifatire ya murumuna wawe irakabije ariko wowe uba warihanganye nk'umuvandimwe wabuze uko ubigenza noneho akubwiye ati ubu ngubu ni ukumwirukana icyemezo kiba gihari ni ugufata ukamubwira ati aho bigeze birananiranye jya mu rugo nzajya ngufashiriza mu rugo niba hari atafite ababyeyi iyi sasa yaza n'ikibazo adafite ababyeyi uwo murumuna wawe ari wowe umurera ubundi ni ukwikorera umusaraba reka nkubwire impamvu none se wa muntu wa murumuna wawe ari mwe mwamusigaranye ari nk'umwana wanyu umwana wanyu mwamukorera iki n'ubundi wamukorera ibyo nkubwiye kubana nawe nk'udahari uwo muntu yavamo ikihebe yaba ari ibyo aba yarahise bose reka nkubwire ibyo bintu muvuga si uko tutigeze tujya duhura nabyo si uko tutigeze tubwira abantu niyo tubona izo ngero turazizi cyane uko ubigenza umwereka urukundo rwinshi urwo rukundo wararumuhaye yego ukanabikomeza kuko ni wa muntu uri bugende wakumva bakubise umusinzi wundi muri karitsiye ati ngaho undi wanjye yego ukajya wagatumva wambara none akomanze ati ni ukanambara ukajya kureba ko atari ubwo se n'ubundi aba ari umusaraba ni cya kintu bavuga ati ni umusaraba hamaho rero kuko igihe kiba kizagera umusaraba hari igihe uwutura
nyine abantu ntabwo dukemura ibibazo none se ureka nkubaze de kuri iyo muntu kugira ngo azagushimira at the end urumva ni ukuba mwarahuriye mu byiza gusa buriya rero mureke mbabwire ibyo bintu mu kuvugisha umunwa ariko ntabwo muri guporojesa umunwa bikurure reka nkwereke wa muntu arakagenda ari uko ananiwe igitsure cyawe sibyo kuko igihe kigera akavuga ati no ndaje byanze bikunze murakubitana bibone kuri aka yako kanya yego unamubwira ati ariko ntiwakwihangana ntabwo bivuze kumurekura ngo ujugunye ngo uzareke umuntu rimwe na rimwe hariya yifata akagenda bikazamuyobora akarugarukamo none ashobora kuza yaravuye muri urwo rugo rimwe na rimwe bari abantu hari igihe baba baravuye mu nyine byarabayoboye bakavuga bajya hanze yarwo bakabona realite yabyo ho gatoya bagatinya bakongera bakagaruka icyo gihe ariko igihe agarutse uretse gato ufite abana bato nuko yabonye ko hanze bimuyobewe iyi nyine nagera mu rugo nukuri azaza azi agaciro kanyu ntawe urugaruka amaso ukabona n'ubundi aracyari wa wundi none wambwiye yuko adafite ababyeyi mubwira icyo umukorera njye nakubwiye ngo ufite ubushobozi namuha inzu yo hanze noneho uba umuhaye ni nko kuvuga ngo nkamuha n'urufunguzo ahubwo rwa gate yananira burundu yewe ni nk'uko umuntu yagarukira ku mazi iyo yasomye ukamuterera mu kiyaga mu by'ukuri reka nkubwire akagenda burundu umuntu wo kuvangira mu buzima bubi twese tubigenzo twese tuze utunani tumwirukane twese reka nkubwire nubatse urugo rwanjye nkeneye kurwubaka sibyo byara abana nkeneye kubaha umuco runaka uwo muntu ari mu bana gato ntabwo ari mubona bwawe kandi ntabwo wanjye nawe bitewe n'imyaka yaba afite imyaka 20 uzamujugunya none se twashuminge umwana wawe atangiye ikintu runaka ariko twere no kuvuga ku bana banjye muramenye mu izina rya Yesu dore oya kuvuga muri rusange umwana w'umuntu nyine tuvuga umwana w'abandi ariko umwana wa Benita no nagarumanye tuvuga twashuminge umwana agize ikibazo kandi kiri chronique niba abandi tubona ariko kuki abandi kubikura kuba batyo bakaba neza none bari batubona iyo umujugunye noneho uba umushoye ariko n'uwo mwana w'imyaka 12 wamushyira oya duza abakirerwa duza ahura mwihangane ariko umuntu ugeze mu myaka 20-25 ariko nawe bakiri muto ariko 25 afite izo ngeso biri seriye nabikora gutya urarwaza uzi ko wa muntu ashobora kukuviramo umuntu w'umumaro kuruta nyine yaba kimwe nk'uko n'ubundi kari akazi arimo ntari kure yanjye arahataha araharya rimwe na rimwe yuzamo n'ubwo ari aho hanze nkamugira inama sibyo yego atankomangira akantu ko gukomangira hari ikintu uri kuvuga ngo umugabo ngo abizi rimwe na rimwe umugabo ashobora kukubwira ngo tuvuga ari nka murumuna wawe cyangwa musaza wawe ashobora no kukubwira ngo umwihangane ariko wareba pe ukabona ntibivuye ku mutima cyangwa niyo byaba bivuye ku mutima ukabona hamwe n'igihe urugo ruzasenyuka kubera uwo muntu wawe wa hafi ko twubatse ngo aho kumuha inzu yo hanze wamushakira akazi ntumwereke ko umujugunya ako kazi kamushakira akazi se utakafite ngo namukodeshereze kuko amafaranga yo kubaka iyo nzu ni kapitale akagenda wagira uburyo ugikemuha ukamubwira ati rero genda ushaka utwo gukora ariko ntugaragaze cyangwa waba ufite undi muvandimwe wamuhereza ariko utanga ikigerageza ahandi cyakunaniye gute ahari igihe bagerageza reka ntabwo abantu bose ni ukubanza nkamubwira ati uyu muntu ugiye kuguha ameze gutya na gutya abamuzi abanamuzi n'ibindi akazi nk'umuntu mubana urabimubwira kugira ngo nawe agerageze hari igihe usanga akaze kukurusha gutuza ubwo icyo gihe byanze mufatira umwanzuro hagati n'umuryango oya mufata umwanzuro bijyanye n'uko ukamwubakira ku isambu nk'uko ameze ariko n'umuryango kuri nyine ntibyoroshye abantu bose nyine bacu ba hafi hari n'abatubanga
hariho abatunanira ariko dutegetswe kubana nabo uko bameze kose uko basa kose uko njye mwumva nta kintu umuvandimwe nta kintu cyamuvura umuvandimwe ngo ukora byose ugomba kwihangana icyo ari cyo cyose forever and ever. mwakoze kudukurikira icyo dukeneye wowe umuvandimwe wawe cyangwa se umudamu wawe cyangwa se umugabo wawe ntamutse ari ikibazo kuri wowe ubana nawe ute uduhe muri komantere murumva ko kubiganiraho mu by'ukuri nubwo dushoje ntabwo tubyumvikanaho mbere afite uko byumva Jessica afite uko byumva nanjye afite uko byumva mutubwire mwebwe kugira ngo natwe tubigireho uko mwabigenza murakoze cyane